tubahaye ikaze abakurikiye ATV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cyacu cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi wa none tugiye kwibanda ku miterere y'ubworozi muri kino gihe cya COVID-19, igihe aborozi n'abahinzi benshi bari gukora mu turere twinshi dutandukanye hirya no hino, ariko batagera kuri serivisi nk'uko bazibonaga mbere y'igihe cya COVID turimo. Ubworozi rero ndetse n'ubuhinzi kimwe n'izindi segiteri z'ubuzima nabwo bwagizweho ingaruka n'iki cyorezo cya COVID-19. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, aho turi kumwe n'aborozi b'inkoko, turi kumwe kandi n'abacuruzi ba inputs, ibiryo by'inkoko ndetse n'imiti. Tukaba turi kumwe nanone na Dr Fabrice Ndayisenga, akaba ari umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubworozi muri RAB, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Ikaze ngewe ukibagezaho ndi Elias Hakizimana, tubasabye kudutiza amaso n'amatwi. Ni karibu muri iki kiganiro. Twabwiye ko turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Ku ikubitiro tugiye kuganira n'umworozi w'inkoko wabibayemo cyane ndetse mbere y'icyorezo cya COVID, yitwa Jeremy Rutayisire, aherereye muri Muhanga. Nawe araza kuduha isura y'uko abona iki cyorezo kiri kugenda ndetse n'uko ubworozi burimo bukorwa, ubworozi bw'inkoko by'umwihariko nk'uko twabibabwiye muri kino kiganiro. Rutayisire, mwatubwira imiterere y'ubworozi bw'inkoko uko muri kugenda muyibona? Wenda mwarabikoze, wenda ni mu kibiri mu uyu munsi, ariko si uyu munsi wa none. Inkoko nk'amatungo twavuga ko ziri vulnerable kuko ibyo kurya usanga kenshi kubigeraho bitoroshye. Wenda nkamwe mwabibayemo, mwatubwira imiterere y'inkoko, ubworozi mu ino minsi murabubona gute? Nkurikije mbere ko ubworozi bw'inkoko mbere y'iki cyorezo cya COVID-19 ukuntu cyari gihagaze, inkoko ubundi ari amatungo umuntu yorora bitewe n'ubushobozi afite, agahera ku nkoko nkeya cyangwa agahera ku nkoko nyinshi, ariko bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga akaba yabasha kuzizamura, yabasha kuzibonera ibyo kurya byoroshye, akaba yabasha kuzibyaza umusaruro bitewe na experience afite, bitewe n'amakuru akura ku bandi borozi, cyane ko ziriya mbuga na ziriya platform ziduhuza nk'aborozi harimo za RIAF na Yan zakomezaga zidufasha. Mbere byari byiza, niko navuga, tugorwa cyane na value chain y'umusaruro ukomoka ku nkoko, ariyo amagi n'inyama, niho wasangaga bitari stable. Umunsi umwe ugasanga tray nimba uyu munsi ari ku wa kane ku isoko irimo iragura 2,300, ku cyumweru ikaba yageze kuri 2,500. nta reason ifatika wabona ko yabaye change ku isoko, ahubwo abantu batuma itaba stable nkeka ko ari aba middlemen baba bahari. Muri iki gihe rero cy'icyorezo cya COVID ntabwo byoroshye, yaba ari ibiryo by'amatungo. Kuva kiriya gihe muri 2020 itangira, ibiciro by'ibiryo by'amatungo byarazamutse, haba ari muri transporting umusaruro byaragoranye. N'ikindi kintu, hari abantu babaga bafite nk'inkoko especially kuzitanga umusaruro w'inyama, abasha gutanga umusaruro wa buri munsi. Nimba ashyize inkoko mu ibagiro ari buzijyane, ari bukore delivery y'uwo munsi. Ariko ubu kubera ko resitora zirimo gukora gakeya, abakiriya bagabanutse, amahoteli, utubari, birasaba storage kugira ngo nimba za nkoko zawe, urabizi inkoko z'inyama hari iminsi iyo zigeze ku munsi wa 42 none igiye gukomeza kuzifeeding, dukeneye storage. Kandi storage ni ikibazo mu gihe aborozi b'inkoko abenshi pourcentage nini ntabwo babasha kubona ubushobozi bwa storage. Bishatse kuvuga ko mustoring inyama? Yego. Hari abakoresha cold container n'ama-cold room. Gusa mu borozi batoya hari abo twagerageje gukoresha fridge ntoya, ariko ntabwo ibasha guholdinga inkoko zirenze 100. Ugasanga ni ikintu gikenewe. Muri make ntabwo byoroshye. Twavuga ko izo storage facilities zabuze, zavaga hanze, wenda uyu munsi ntizikiboneka. Iki gihe cy'icyorezo cya COVID ubwo cyatweretse ko tuzikeneye cyane, kandi mu by'ukuri kuba tuzikeneye ntabwo ari uko mbere twazishakaga tukazibona. Kuzafodinga birahenda. Kwa fodinga container iri hejuru $10,000, actually capital yawe ari $1,000,000, urumva ko bigoranye. Ngira ngo niba nasobanukiwe neza impamvu storage zikenewe cyane, nuko abahaha inyama batakiboneka cyane mu ino minsi. Abahaha inyama ntabwo bakiboneka, ntabwo
ibonekera igihe biba bisaba ko rero inkoko ubundi y'inyama ibaho iminsi 42 broilers. So iyo minsi igeze uba ugomba kuyibaga. Iyo baze nimba ubaze inkoko igihumbi zose bafite muri farm, ntabwo uwo munsi uri bubone abantu zihereza icyarimwe, kubera ko umubare w'abantu bajya mu mahoteli waragabanyutse, umubare w'abantu bajya muri restaurant n'utubari waragabanyutse. Biragusaba kuzibika kugira ngo ukomeze zicuruze zibitse. Ari inyama yego, biracyari ikibazo kubera ko storage zihenda. Ngira ngo utayisire tugarutse ku bworozi bw'inkoko z'amagi. Ubushize twari dufite ikiganiro cyigisha abanyarwanda kurya amagi, aho bagifite imyumvire yuko igira ihenda, korora inkoko ari ibintu bigoye cyane. Ngira ngo uyu munsi impamvu twazanye kurebera hamwe noneho ubworozi bw'inkoko, mwatubwira ku kijyanye n'ubworozi bw'inkoko z'amagi, abanyarwanda mubona bafite imyumvire yo kugura amagi? Mbere mu myaka 5 ishize ntabwo byari byoroshye ko wasobanurira umunyarwanda ko igi ari ikintu akeneye, ko akeneye kurirya. Bumvaga igi amagi aribwa n'umuntu w'umukire, amagi aribwa n'umuntu ufite amafaranga, ariko gahoro gahoro batangiye kubisobanukirwa, ari nako umubare w'aborora inkoko z'amagi wagiye wiyongera. Kugeza kuri ubu navuga ko iyo urebye ko no muri ibi bihe bitoroshye by'icyorezo, iyo umuntu ari muri guma mu rugo agakora oda ya tray y'amagi, ni ibikwereka yuko byibuze imyumvire yagiye ihinduka. Naho ku kijyanye n'amafaranga, ku giciro kiri ku isoko cy'amagi, niho numva ko nizera ko uko imyaka izagenda iza bagakwiriye kugenda babyumva. Kumvisha ko umuntu igi riri hejuru y'igiceri cy'ijana biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo step ya mbere yo kuvuga ngo igi ndarikeneye yaraje ririmo iraza, ariko kuvuga ngo igiciro cy'igi cyazamuka bitewe na cost of production tubona ibiryo bizamuka n'iki, nabyo biragoye. Bigoye ko wabwira umuntu ngo igi ririmo kugura 120, ntabwo bishoboka. Arakubwira ati igi ntirijya rirenze 100, kandi koko ukamwumva. Imyaka iciyeho nawe urabizi myinshi, igi ni igiceri cy'ijana. Kuba yarangura byabaga ari 70, 80, 90. Ukumva ko aho ngaho nasigayemo ikibazo mu myumvire, kumva ko igi ritagakwiriye kurenza amafaranga 100. Nuko byumva. Wenda turebye ku isoko ry'amagi, usanga amagi ajya hanze ku bacuruzi bafite inkoko nyinshi z'amagi, nagurirwa mu Rwanda menshi twavuga ko ari ayahe? Mbere hatarabaho icyorezo kwiyongera mu gihugu ngo imipaka ifungwe, umusaruro w'amagi wajyaga hanze wabaga ari mwinshi. Ari nacyo ntekereza ko muri reasons zimwe zatumaga ku isoko rya hano igiciro kigoma kujya hejuru cy'igi, ari uko production nini yajyaga hanze, kubera ko aborozi niho babonaga bari bwaze providing inyungu kuri ya production yabo. Ariko kuri ubu ngubu umusaruro mwinshi urimo uracuruzwa mu gihugu mo hagati. Mbere rero byoroheraga aborozi kwishyira hamwe, bagapakira imodoka ikaba yajyana amagi Goma. Hasigayemo aborozi bakeya bafite inkoko zitanga umusaruro w'amagi, usanga target yabo ari market iri local. Wenda twagira ngo turebe ibibazo bikiri mu bworozi bw'inkoko z'amagi. Ni kenshi abanyarwanda cyangwa n'abandi bagira imyumvire yuko, ngira ngo ni nako bimeze, ko inkoko itanga umusaruro w'amagi bitewe n'uko yagaburiwe. Wenda ibiciro by'ibiryo by'inkoko twavuga ko ubu bihagaze neza, ntabwo biri kugonga aborozi. Reka mbitware muri ubu buryo: ku muntu ufite umubare mutoya w'inkoko, igiciro cy'ibiryo kiramugonga, ariko ku muntu ufite umubare munini w'inkoko ntabwo navuga ko igiciro kiri bwaze kumugonga, kubera ko nufata umuntu ufite inkoko 500, igi rimwe nakora cost of production akabona igi rihagaze amafaranga 99, ari bwungukeho ifaranga rimwe ku igi. Nushyira ku nkoko 500 urumva ko amafaranga y'inyungu araba ari hasi cyane. Rimwe na rimwe ugasanga ku isoko byagabanya. Ariko wa muntu ufite umubare munini w'inkoko 20,000, 30,000, urumva ko ifaranga rimwe ku 20,000 we still hari ikintu aba arimo kumakinga. Rero igiciro kiri hejuru kigonga aborozi bari hasi cyane kurenza abafite umubare munini w'inkoko. Twasaba iki wenda ba producer ibiryo by'inkoko korohereza aborozi, wenda bikagenda mu mujyi umwe twakwita medium, ari ufite inkoko nkeya n'ufite inkoko nyinshi, igiciro ntikibagonga? Nkeka ko habaho klasoma y'ibyiciro bya business bitewe n'umuntu n'umubare w'inkoko afite n'ubwoko bw'inkoko afite. Hakaba habaho nkunganire, pourcentage y'nkunganire bitewe n'urwego umuntu agezeho mu bworozi bwiwe. Wenda yaba ari startup b'inkoko 1000, no kuri competition yo ku isoko ntabwo biba bimworoheye, urumva ntabwo nkunganire wenda kuba ati 10%,
ariko umuntu urengeje inkoko 20,000 business yiwe iri hejuru cyane, nta none yo gushyiraho pourcentage ya nkunganire kuri we. Rero no mu kugabura amatungo hakabayeho iyo nkunganire, kubera ko iyo urebye mu buryo bwagutse, iyo itungo utarigaburiye neza n'ubundi wa musaruro uri butange ntabwo uri ufite quality nziza yahabwa umunyarwanda. Nimba uzi international market hari standard bakubwira ngo nidupima wenda umusaruro ugomba kuba umeze gutya, ugomba kuba tudasangamo ibi n'ibi. Aho biragoye kuri wa muntu uri hasi wikorera ibiryo ku giti cyiwe kubera ko ibiryo bihenze, cyangwa ufata ibintu abona ko byazitunga, umusaruro we urumva ntabwo karite yaba ari nziza. Tekereza yuko rero habayeho nkunganire, abantu bose bakitabira kugaburira biriya biryo by'uruganda, cyaba ari ikintu cyiza kugira ngo twese tubashe guproduce karite y'amagi ingana. N'ubuhe butumwa mwagenera aborozi b'inkoko muri iki gihe cya covid? Niba focusing kuri management cyane za farm, turimo turaterwa n'indwara zitandukanye mu matungo. Niba focusing kuri cost cutting, barebe buri kintu cyose ushobora kugabanya cost muri farm yabo. Nimba wakoraga transportation ukoresheje imodoka, ushobora kuvuga ati ntago byoroshye, nimba natwaraga tray 1,000 nkaba ntwara 200, ntago zose nazishyira mu modoka, n'ubundi yari ifite cost ya amafaranga kuri cyagiye, ushobora kuyashyira ku magare. Cost cutting rero no kugera kuri aborozi bo hasi iraza kubafasha kugira ngo ubashe kugereza umusaruro ku isoko hatabayeho loss. Nicyo nababwira muri iki gihe. Eric Hakizimana nawe ni umworozi w'inkoko wabigize umwuga mu karere ka Bugesera, nawe aratubwira uko ubworozi bwe bw'inkoko bwifashe muri kino gihe cyaguma mu rugo, ndetse n'uko bwakomeje kwitwara mu gihe cya COVID-19, icyorezo gisa nkaho cyakubise hasi ibintu byose mu nzego zitandukanye z'ubuzima. Eric Hakizimana, iki gihe turimo nk'umworozi w'inkoko usanga ni iki kibagora? Ubworozi bw'inkoko twavuga ko buri kujya mbere cyangwa se nabwo bwahuye n'ibibazo? Ntabwo buri kugenda neza nk'uko byajyaga bigenda mu gihe kitari cya covid, kuko wasangaga kenshi amagi tuyasapurayinga hirya no hino mu gihugu, inyama tuzitanga hirya no hino, mbese ibintu byose bikomoka ku bworozi bw'inkoko twabicuruzaga mu buryo bworoshye cyane, ko ahantu hose hirya no hino byagendekaga. Ariko muri iyi minsi ntabwo byoroshye, amagi turi kuyagurirwa n'abantu duturanye, n'abantu hirya no hino bakeya ku giciro cyabo bishakiye, nubwo wenda ho hagikanyakanya, ariko wenda mu bijyanye n'umusaruro ukomoka ku nkoko w'inyama ho byarazambye, kuko mu gihe cyashize nibura ikiro cyari 300, ariko uyu munsi none na 2 kubibura ni tombora. Ubwo rero bivuze ko muri iki gihe cya covid umusaruro uri guturuka ku nkoko cyangwa se ku bworozi bw'inkoko uri hasi cyane, bitewe n'icyo kintu cyo kuba nibura hirya no hino hose hafunze, amahoteli afunze. Nicyo kibazo. Umusaruro w'inkoko z'inyama urahari mwinshi cyane turawufite nkatwe aborozi bazorora, ariko twabuze aho tuzishorera, naho batwemereye kuzishora ngo tuzibaho nabo baducayo bishakiye, bitewe n'uko twe ntaho dufite tuzishora. Amahoteli menshi arafunze, utubari turafunze, amaresitora arafunze, hamwe na hamwe cyane twagemuraga. Nyirizina Kigali niyo byari isoko ryacu. Muri iki gihe cya COVID-19, mu gihe turi muri guma mu rugo, ho n'ukundi byarazambye. No kuvuga ikiro ubu cyari 3,200 ubundi mbere ya guma mu rugo, none uyu munsi kiri ku mafaranga 7, 8, aho bakabije wenda bavuze ati tukugire impuhwe ni 2. Urumva rero turi guhomba cyane, bitewe n'iyo mpamvu. Urumva twajyaga tugira abakiriya bazijyanira rimwe, bakaza umuntu akabaga akajyana, ariko ubu ngubu ni ugusenga Imana ngo ubone ko wabona nibura n'umuturage ukubwira ati se nta nkoko waba ugifite. Wenda bizwi ko hari igihe runaka mugera inkoko z'inyama ntibibe bikiri ngombwa kuzigaburira. Icyo gihe mubigenda gute kandi zihari nyinshi? Ntagiye biba bitari ngombwa kuzigaburira, kuko zo zihora zikeneye kurya. Turazigaburira mu gihe tutarazibonera abakiriya, igihe cyose tuba turi kuzigaburira. Nyine ikibazo gihari, niba inkoko twakayitanze ku munsi wa 45 bikagera ku munsi wa 50 ndetse bigakaba hafi 60, icyo gihe ibihombo biba byaje tayari, kuko muri icyo gihe ubundi wakaba ufitemo izindi zavuye muri za zindi zabanje nazo zenda kwera. Twavuga ko mufite ikibazo cya storage?
ntekereza ko atari cyangwa dufite ikibazo cy'isoko. Tugaruke ku nkoko z'amagi noneho. Kuba wenda abaturage bari kubagurira amagi ku giciro bishakiye bivuze ko bahinduye n'imyumvire yo kurya amagi, kuko ubushize hano kuri ATV twari dufite ikiganiro cyigisha abanyarwanda kurya amagi, aho usanga kenshi bagifite imyumvire yuko igi rihenda, igi riribwa n'umuzungu. Musanga amagi yo, inkoko z'amagi zo umusaruro umeze neza, amagi aragurishwa neza. Natangiye korora inkoko z'amagi muri 2015, ariko twahanganye n'ibibazo bikomeye cyane nkanjye wororera mu ntara atari mu mujyi. Kugira ngo nzabone umukiriya w'amagi ni uko nategerezaga babandi b'i Kigali cyangwa hirya za Rusizi, abantu mbese babimenyereye. Ariko uyu munsi dufite amahirwe akomeye kuba abaturage baramaze kumva umumaro w'amagi, baramaze kumenya umumaro wo kurya amagi. Ubu dufite amahirwe akomeye cyane kuba abaturage bacu cyangwa se ari nabo bakiriya baramaze kumenyera ikintu cyo kurya amagi, kuko kugeza ubu aka kanya abakiriya dufite uyu munsi ni abaturage basanzwe mu ngo baza kugura yo kujya kurya mu ngo, pana yo kujya gucuruza, ndetse n'abacuruza mu makaritsiye atandukanye y'ibyaro nabo basigaye bitabira kuyagura kuko babona nibura abaturage babaza ayo magi. Uyu munsi igi riragura ngahe? Uyu munsi turi kwitangira amafaranga 2,800, urumva arasatira nibura 3,000. Ubwo ni ukuvuga ngo igi turi kurigurisha 93 n'ibice 3 gutyo kuzamuka. So geranya icyo giciro n'umusaruro cyangwa se n'ibiryo n'igiciro cy'ibiryo zirya ku isoko, wenda unatubwire niba nta mbogamizi covid yabigizemo. Muri rusange mu minsi yashize twabanje kujya tubura ibiryo, ariko aho leta ibanje gushyirira nkunganire mu nganda zitunganya ibiryo byahise bitworohera. Nubwo yego ibiryo bikiri hejuru ku giciro bihenze, ariko nibura umusaruro nawo turi kubona ndetse n'amafaranga turi kubona ku isoko ari kuva mu musaruro wacu biri kujyana ku buryo bidahabanye cyane ku musaruro w'amagi turi gusarura muri iki gihe. Tugannye ku musaza w'iki kiganiro, namwe nyunganizi muduhaye n'ingirakamaro, ariko ni iki wenda mwasaba abashinzwe kureberera ubworozi muri rusange muri iki gihe turimo cya covid kugira ngo borohereze aborozi b'inkoko? Nyirizina hari ikintu uyu muri iyi minsi dufite nk'amahirwe kijyanye n'ingendo, cyane ko twebwe twemerewe kugenda nubwo bidusaba kwaka impushya, n'ibyo kandi biranakwiriye. Icyo nicyo cya mbere dushimira leta y'u Rwanda kugeza ubu aka kanya. Twebwe nk'abari muri sekiteri y'ubworozi twemerewe kugenda ku buryo kubona ibiryo, kubona imiti ndetse n'ibindi bitworohera. Ariko ntabwo twabura nanone gusaba, bitewe n'uko burya iyo usaba ufite usaba ntujya ubura icyo wamusaba. Turifuza ko nanone batworohereza, bakora ibishoboka byose, bagakorana n'aba baduhagarariye cyane bagemura imiti irahenze ku isoko, kandi ibyo ari byose tuba dukeneye imiti cyane iri prevention mu gihe inkoko zikiri ntoya. Tunakenera n'ibiryo nabyo n'ubundi bakomeze bakore kuko bari kubikorera, bakomeze bongeremo nkunganire. Bizadufasha ku buryo umusaruro wacu uzagira aho tuvana ukagera aho tugeza, bive mu kuba twitwa aborozi ku kitira, ahubwo binagaragare no mu bikorwa hirya no hino, duteze imbere igihugu cyacu, imiryango yacu, abaturanyi, ku buryo bizagirira sosiyete umumaro munini cyane. Mwabwira abadukurikiye abakeneye umusaruro w'inkoko cyane amagi n'inyama, bakeneye mu byo mukora babageraho gute? Murakoze cyane. Ubusanzwe nibyo nkora nyine, mfite inkoko z'amagi ndetse nkanagira n'inkoko z'inyama. Ku muntu wabikenera rero wese yambona, nkorera mu karere ka Bugesera. Nimero yanjye ni 0783548847. Muherereye mu buhe murenge by'umwihariko? Mu murenge wa Ngeruka. Okay. Ubundi butumwa wenda nubwo mwagenera aborozi b'inkoko muri rusange ndetse n'abanyarwanda ku kijyanye n'imyumvire yo kugura umusaruro w'ikomoka ku bworozi cyane inkoko bikorewe iwacu? Reka mbere ku bworozi, ikintu cya mbere namaze kumenya ku bworozi bw'inkoko ni uko dusabwa guhana amakuru
ibyo twakora byose nkabikora nka Eric uri Bugesera, undi akabikora ari Rwamagana, undi akabikora ari za Nyagatare cyangwa se na za Nyaruguru n'ahandi, ariko nta makuru duhana. Biragoye kugira ngo tuzateze ubworozi bwacu imbere, ariko mu gihe twebwe ubwacu tubasha gukorera hamwe tugahana amakuru, tugahana ibitekerezo, ubworozi bw'inkoko bwacu buzatera imbere ndetse bunagirire abanyagihugu akamaro. Hanyuma message naha abaturage muri rusange, turabashishikariza cyane gukunda ibikomoka ku nkoko, kuko inkoko zirahendutse. Amagi afite umumaro munini cyane ku bijyanye no kurwanya imirire mibi, ku bijyanye no kurwanya indwara zimwe na zimwe nyinshi tugenda duhura nazo, kandi arahendutse ugereranyije n'ibindi bintu byinshi bicuruzwa hirya no hino ku masoko. Rero ntekereza ko byaba byiza bayobotse amagi, bayobotse inyama z'inkoko, byadufasha cyane ubwabo bagatera imbere mu myumvire, bagatera imbere mu bijyanye n'imirire myiza, ndetse natwe nk'abanyagihugu tugatera imbere ku bijyanye n'ubushobozi n'amafaranga. Hakizimana, turagushimiye ku kiganiro muduhaye cyiza. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na bamwe mu bakora muri segiteri y'ubucuruzi bw'ibiryo by'amatungo nk'inkoko. Twagira ngo Ernest Habimana, niba utwumva, watubwira muri iki gihe cya Covid ibiryo by'amatungo nk'inkoko birakorwa, biraboneka, ese ibiciro byabyo byaba bihagaze gute ku isoko? Muri iki gihe uko twatangiye umwaka, twatangiye dukora ibiryo by'amatungo, ariko duhura n'imbogamizi z'ibikoresho bimwe na bimwe, bigatuma ibiciro bizamuka by'ibiryo bimwe na bimwe. Hanyuma ikijyanye na nkunganire, wenda hari igihe leta igishyiramo, musanga bifasha abakiriya banyu cyangwa haracyakenewe ubundi buvugizi kugira ngo ari mwe mukora ibiryo ntimuhombe, ndetse n'abagura ibiryo by'inkoko, aborozi ntibavuge ko bihenze? Ubuvugizi bukomeye cyane twakora ni uko twabona ibikoresho. Urebye nk'ubu soya ku isoko ntiri kuboneka, kandi byibuze mu byo dukora 18% dukoresha soya. N'ibindi rero byayisimbura nabyo usanga hano ku isoko ry'imbere mu gihugu nta bihari. Wenda ni nk'iki mwasaba segiteri nkuru ya guverinoma ishinzwe kureberera aborozi muri rusange, cyangwa se private sector? Ibyo tubasaba wenda urumva nuko badufasha ari abahinzi ari n'abandi, tukabasha kubona ibyo bikoresho, harimo cyane cyane ibigori na soya. Ariko nkamwe mu bifite mu bunararibonye, tugira inkoko z'amagi n'inkoko z'inyama, mukora ubwo bwoko bwose bw'ibiryo? Dukora ubwoko bwose bw'ibiryo. Mwagira ubutumwa mugeza ku bakiriya banyu? Ubutumwa twabagezaho nuko nubwo izo ngorane zirimo, tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kubona karite nziza y'ibiryo, kandi no ku giciro kitari hejuru cyane, kiboroheye. Noneho mwakwibwira dusoza abadukurikiye naho serivisi zanyu ziri kugira ngo aborozi bajye babageraho? Muri Gorilla Feed tukaba dufite amashami mu turere twose twinshi tw'igihugu. Dufite ishami mu Gakenke, tukagira ishami i Musanze, tukagira ishami Muhanga, tukagira ishami Rwamagana, ndetse no mu mujyi wa Kigali na Rusizi. Ahandi naho turimo turareba uburyo dukomeza gufungura amashami kugeza kuri wa mworozi uhazi uburyo yabasha kubona ibiryo byujuje ubuziranenge, yabasha kubona umusaruro yiteze. Dr Fabrice Ndayisenga ni umuyobozi w'ishami ry'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, nawe aragira inyunganizi aduha muri kino kiganiro. Murakoze. Nibyo koko wavuga yuko icyorezo kitahungabanyije inzego zose, yaba yibeshye. Icyorezo cya Covid cyahungabanyije inzego zose, n'ubworozi muri rusange, n'ubworozi n'inkoko muri rusange tubuvuzemo. Ariko ko dukwiye tuba tumenya no kuba n'abantu ba Covid imaze hafi umwaka urenga, abantu tuyirimo nk'igihugu n'isi yose, kandi tubona yuko atari ibintu biteze kurangira vuba. Ahubwo nk'uko tuhora tubibwirwa, uburyo twakoraga mbere ya Covid si ubworozi gusa, n'ibindi bintu byiciro byinshi by'ubukungu bikwiye kuba bihinduka mu buryo bwo kuvuga ngo ndorora mu isoko ryanjye mu gihe cya Covid ni kuko ubworozi bwororerwa kugira ngo umuntu abone
bitange umusaruro w'inyama n'amagi byo ku isoko. Kera abantu bororeraga inyama z'inkoko, amahoteli n'amaresitora, ariko ubu ngubu igihe kirageze kugira ngo abantu baracyarya, abantu se niba ariko abantu baracyarya, aho uko abantu ibyo bintu bizabageraho, kuko murabizi iki gihe turi no muri lockdown, baravuga ko umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi utabujijwe n'ubucuruzi bw'ibiribwa. So ni twebwe nk'abantu babishinzwe yego n'aborozi, ariko guhindura imitekerereze ya kera mbere ya covid, uburyo ibintu n'abahinzi n'aborozi gusa n'abacuruzi burya nabo ntabavuzemo ntabwo byumvikanye neza, kuko bakwiye guhindura imikorere igahinduka. Izo nyama zajyaga ku maresitora n'amahoteli n'amalimentation, abantu bari mu ngo ntibideplasa cyane, ariko se ni buryo ki abantu babona ibyo baterera byabageraho ahantu hafi muri quartier hafi, bashobora gutanga amakomande yabo bitabuje ko umuntu woroye inkoko cyangwa abona abaguzi bagumya guhoraho. Hari abafite impungenge ko bafite umusaruro mwinshi w'inkoko z'inyama ariko babuze uko bazicuruza n'abakiriya. Twabwira yuko ibyo byashoboka, babandi bari bamenyereye ko ibintu ariko bimeze kera. Urabona umuntu yaroroga akavuga ati amahoteli n'amaresitora arakora, ariko urabona ko mu iminsi igihe cya covid amaresitora amwe namwe abafunga menshi. Ariko natangiye mvuga nti covid imaze umwaka, guhindura nitwe tugiye kuba duhindura hakiri kare. Ndavuga twebwe aborozi biturahora iyi message ntanga muranyibabwira, dufite amapapo groupe duhuriraho, korora ugira ngo uzagurisha ari uko ibintu byamaze kuboneka, ntago ari byo. Gutegura isoko hakiri kare, kumenya ko turi muri covid, lockdown ntabwo uzi igihe izabera, ariko abarya bo bazagumya kurya. Bakenera kurya barahari kandi turahari. Rero urumva ko ni ibibazo bifite ibisubizo bihari, ariko ibisubizo birahari no abantu babishaka bakabibona. Wenda tuganye ku musozo, mwamara impungenge bamwe mu borozi bavuga ko igiciro cy'imiti yo kuvura inkoko cyangwa amatungo muri rusange bikibabereye ingorabahizi. Bavuga ko ibiciro by'imiti bikiri hejuru. Nibyo si muri covid gusa, ibigo by'amatungo n'imiti birahenda, kuko murabizi imiti myinshi no hanze. Pasiporo yarazamutse, akenshi biva mu bijyamo, yewe n'ibijya mu bwato no mu ndege, ibintu byose byarazamutse. Ariko muri rusange imiti ariko yazamutseho cyane, usanga hari amafaranga bazamutse, ariko none yaba ari ijana n'icyaba ari igihumbi ku mworozi. No mu bintu turimo n'isoko bitafite ukuntu rimwunganira, ari ikibazo. Covid ifite ibintu byinshi yahinduye, ariko no mu mikorere no mu kwiga ko n'isoko naryo rifite ukuntu ryahinduka, kuburyo umuturage akora ibintu mu byarira inyungu, uko haba amasoko nayo ashobora kuba babasha gukuramo ibyo bacoyemo, byabafasha. Ibigo byarahenze yes, kuko nabo ababikora baba bafite uko babazi inyungu. Hari ibyo dukora nka minisiteri nk'abashinzwe ubworozi, zagerageza kureba ukuntu ibintu byagabanuka, turafatira n'inganda ku buryo zabasha kujya zigura umusaruro uhari uboneka ku mafaranga make, bakabasha kuwuhunika bagakora ibyo bihendutse. Icyo ni kimwe, ibyo birateganywa. Icy'ingenzi ni uko umworozi nawe akora imibare ye, akamenya ko ku isoko nawe ahagaze. Icyo ni igisubizo kimwe ku rundi ruhande, ariko bamwe mu borozi barishimira intambwe leta yashyizemo nko ku biryo by'amatungo ho hashyizweho nkunganire. Ntabwo byashoboka no ku miti bibaye gutyo. Imiti biragoye, kereka hagiye ikintu kimeze nk'ubwitsungane mu buvuzi. Ni ikintu kitaba kwigaho mu buryo burambuye, kuko icyo minisiteri yanakoze rega, twatangiye ibintu byinshi, ariko ibyo tuvuga turimo harimo ubwishingizi kugira ngo nibura umuntu washoye amafaranga ye ajye mu bwishingizi, itungo niripfa ribe ryacumbushwa, kuko ingurube n'inka byo twahereyeho. Icyo ni kimwe, nabyo leta ishyiramo nkunganire. Nkeka yuko n'ibyo kuba ngo mu bwishinganize mu buvuzi, ku buryo umuntu yavuga ati ndarwaza, ninjya kuvuza birantwara imiti bintwara, habemo nkunganire nk'uko twahariyeho mituweli yo kuvuza abantu, nabyo biza. Ariko nabyo nkeka yuko uko tugenda ubworozi bwacu butera imbere, n'ababujyamo mu buryo bwa kinyamwuga, byose bizajya bigenda bibonera igisubizo. Dusoza, wenda mugire ubutumwa mugenera aborozi muri rusange, ataraba inkoko gusa muri bino bihe turimo bya covid. Aborozi nabashimira muri rusange, barihanganye, ariko bashishikariza nabo kugira ngo kino cyorezo bakirinde. Uvuga ngo uri umworozi n'ubworozi bwemewe muri iki gihe cya lockdown cyaguma mu karere, ingamba zo kwirinda nabo zirabare. Ingamba zo kwirinda n'ubwo covid itandura binyuze mu matungo cyangwa amatungo ngo bayanduze, ariko baho bari nabo bashobora kuba bahura n'abakozi babo n'ibiki. Ingamba zo kwirinda bazikomeza, turacyabakeneye kugira ngo bakomeze bakore ubworozi batugezeho ibikomoka ku bworozi, ariko by'umwihariko ku bworozi bw'inkoko tugeze ku kigero gishimishije. Iyo ntabwo ari umwanya wo kugira ngo ducike intege, ni umwanya wo kugira ngo ahubwo uburyo twakoraga, uburyo twari twiringiye isoko mu buryo bumwe mbere ya covid itari yaza, n'ibijyanye na covid ariko kuvuga
kuvuga ngo habayeho lockdown, amaresitora ntakora, bihinduke ko abakenera kurya barahari, hamwe n'abacuruzi babikoramo hari ubundi buryo bashobora gutekerezwa ku buryo kurya inyama rwose ku munyarwanda, kurya igi ku munyarwanda, abanyarwanda bari mu rugo ababishoboye hirya no hino mu mijyi, bitaba ari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu barya inyama ari kuri Noheli cyangwa inyama y'inkoko kuri Noheli cyangwa kuri Pasika. Inyama y'inkoko ishobora kuba ari inyama mu bindi bihugu yoroshye amafaranga make, urashobora kurya 3 mu cyumweru, yewe no kuri buri ropa ya saa sita akayibona, yakwigurira inyama 500 y'igihumbi bitewe n'uko umufuka wungana, ariko n'izo proteine zivuye ku matungo zikaboneka zikamugeraho. Twebwe nk'aborozi n'abacuruza birimo kugira ngo uburyo twacuruzagamo, uburyo ibintu byageraga ku bantu barebe uburyo byahinduka, kuko covid yahinduye ibintu byinshi. Sinumva yuko twahomba gukorambira covid, ubworozi bw'inkoko ari nako twamye gukora, nagiza mbihanganisha, ariko nicyo cyerekezo tugana mu makosa. Dr. Fabrice Ndayisenga, turagushimiye ku nyunganizi duhaye muri kino kiganiro. Murakoze namwe kandi mukomeze gushishikariza aborozi mubakundishe. Murakoze namwe aborozi mwari mudukurikiye rero muri hirya no hino mu gihugu, mwabyiyumviye yuko nta gucika intege nubwo kino cyorezo kiri kugenda gikataza mu kugumya gukubita hasi serivisi nyinshi, ariko noneho ubworozi n'ubuhinzi by'umwihariko ni serivisi abanyarwanda ndetse n'abatuye isi dukenera umunsi ku wundi. Mwabyumvise ko dukomeza gukora ubuhinzi n'ubworozi ariko tunirinda kino cyorezo cya covid. Dukomeze kwitwararika rero ku ngamba zashyizweho na leta zo kwirinda kino cyorezo, ariko dukora ubuhinzi n'ubworozi, tworore, turye kandi tugere ku ntego z'ibyo twiyemeje. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu za televiziyo ya ATV, mukora ubworozi n'ubuhinzi ariko munirinda kino cyorezo. Turabasaba kudushyigikira kuri ino televiziyo yanyu y'ubuhinzi n'ubworozi, mukora subscribe kandi mukomeze kudusangiza ibitekerezo bitandukanye by'uburyo twakomeza kunoza amakuru tubagezaho y'ubuhinzi n'ubworozi ya buri munsi, ndetse munasangize abandi aya makuru. Hari icyo mutunenga nabyo mwakitubwira, kuko burya ngo nta byera ngo nde, bikarushaho kuduhitura kugira ngo tumenye icyo tubagezaho kandi kibafasha kujya mbere mu kazi kanyu ka buri munsi. Turabashimiye rero bari bakurikiye kino kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri ATV. Ngendi Elias Hakizimana, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Turabararikira ikindi kiganiro kuwa 4 w'icyumweru gitaha. Bye bye.